muraho kandi Ndashima Imana. isabato nziza Umunsi umunezero. Reka dukomeze gushimira Imana kubw'urukundo rwayo. Imana yacu iradukunda cyane, nta n'impamvu yatuma natwe tutayikunda, kuko iradukunda mu buryo busanzwe. Iyo umuntu agukunda nawe uramukunda. Natwe Imana iradukunda, ntabwo ari ibyo dukorera gusa, ahubwo iraturinda, yaraducunguye, idufitiye ubugingo, ni byose kuri twebwe. Niba umuntu adukunda natwe tukamukunda, kandi wenda ari umuntu hari ibyo adashobora kutugezaho, Imana idukunda kandi ikaba itubereye byose, twagombye kuyikunda kurushaho. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Reka nongere nshima Imana kuko wenda mfite umwanya, kuko Imana ibyo idukorera uwabivuga bwacya bukira ntabwo yabirondora ngo abirangize. Ariko mu by'ukuri Imana iradukunda cyane, ndetse icyo nkunda kuvuga ni uko Imana Umwuka Wera yaduha amaso kugira ngo tujye tureba iby'Imana idukorera. Tubashije kubibona, nta cyatuma natwe tutayikunda. Ikibazo ni uko wenda hari igihe ibidukorera twebwe ntitubibone, bigatuma rero urukundo rwacu ruba rukeya. Ariko Imana iradukunda cyane, ni ukuri. By'umwihariko nk'umuryango wanjye turashima Imana cyane, kuko Imana yadukoreye ibitangaza. Mama Amelia, mu by'ukuri kunda Amelia byaramugoye cyane. Yarangije amasaha 18, arenga 18, ariko bise kandi aranabagwa. Byari bigoye cyane. Kuri ubu ngubu yafashwe n'ibise saa 9, saa 10:37 yaramaze kubyara. Urumva ni isaha n'iminota 37 byatubereye ibitangaza. Tuyishimira Imana kandi abyara neza. Mu by'ukuri ni ibintu Imana yadukoreye. Iki cyumweru gishize ni icyumweru kidasanzwe mu buzima bwacu. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ku bantu batanzi, nitwa Ngirabakunzi Laura. Tukaba tugiye kwigana ijambo ry'Imana ritubwira ngo ba maso udacumura. Ba maso utagira ute? Udacumura. Ba maso udacumura. Mu by'ukuri turi abana b'abantu, twavukiye muri kamere y'icyaha, ariko mu buryo busanzwe gucumura kuri twebwe ntabwo ari igitangaza ku Mana, ndetse ntabwo byagomye no kuba igitangaza kuri twebwe cyangwa se ku bantu. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo tubaye maso ntabwo ducumura. Iyo tubaye maso ntabwo tugenza ute mbese? Ntabwo ducumura. Reka twongere dusenge. Data udukunda, abana bawe dukomeje gushimira urukundo rwawe kuri twebwe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kwigana ijambo ryawe, kandi mu ijambo ryawe niho uvuganira natwe, twumvisha ibihimbano by'umwuka. Twize ijambo ryawe nanone ryabanjirije indirimbo. Ibi byose ni ibidufasha kugira ngo tubane nawe muri uyu munsi, kuko ari ukukuramya no guhimbaza. Ngaho bana natwe, ijambo ryawe ugiye kutubwira rigomba kugira icyo rikora mu buzima bwacu. Umwuka wawe ritwumvishe kandi atubashishe kurigenderamo. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Ijambo riratubwira ngo ba maso utagize ute? Udacumura. Hari ijambo tubuhereho bamaze kudusomera mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 21. Turajyanirana. Turabasaba abafite Bibiliya kubumbura Bibiliya zanyu. Wenda mwe muretse gukurikira PowerPoint mu nkurikire, hanyuma wenda kugira ngo tujyanirane kuko n'amasaha nayo ari kugenda. Mukurikire hano, mu gihe bitaracamo tugendere kuri za Bibiliya zacu. Igitabo cya Luka igice cyaho cya 26, duhereye ku murongo wa 34.
niho turi buhere. Haratubwira ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Nuko rero jiba amaso usenge. Jiba amaso ugenze ute? Jiba amaso usenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Tubone kurokoka ibyenda kubaho, kurimbuka ku isi. Ahangaha Yesu yari arimo asobanura kurimbuka kwa Yerusalemu no kurimbuka n'imperuka y'isi. Yari arimo asobanura imperuka y'isi no kurimbuka kwa Yerusalemu. Ibyo byose nta na kimwe cyagombaga guteguza abantu. Kurimbuka kwa Yerusalemu kwagombaga gutungura abantu byanze bikunze. Byasabaga kugira ngo babe maso, kugira ngo Yerusalemu nijya kurimburwa abari maso barokoke. Bisaba ngo abari mu isi y'imperuka babe maso, kugira ngo mbere y'uko isi irimbuka abari maso barokoke. Niyo mpamvu yababwiye ngo mube maso musenge kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kugenza ute? Byenda kubaho. Ko mutari gusubiza? Ibyo byose byenda kubaho. Mube maso musenge. Iri jambo kuba maso ni ijambo tutakunda gusobanukirwa kenshi cyane, ariko ntabwo ryo risiganwa no gusenga. Akenshi iri jambo mube maso rihita rikurikirwa no kugenza ute? No gusenga. Mu buryo bugaragara, abarinzi b'inkike cyangwa se abazamu, iyo bavuga ngo babe maso ni ukuba badasinziriye, right? Kuba maso ni imbusa n'iyo gusinzira, ni opposite. Ni ikinyuranyo cyo gusinzira. Ariko iyo bari maso ntago baba maso gusa, ahubwo baba bafite n'icyo biteguye. Baba baniteguye kuba barwana mu gihe umwanzi aje, sibyo? So ni ukuvuga ngo rero nubwo bari maso, ariko hari n'ibindi bintu biri mu bwonko bwabo. Umuntu ashobora kuba maso ariko asinziriye. Ushobora kundeba ariko ubwonko bwawe buri ahandi, nuko navuga ntiwumve. Aba barinzi rero babaga barinze inkike za Yerusalemu z'umurwa, bagombaga kuba bari maso, ariko bakaba bafite iki? Intwaro. Biteguye kuba barwana bibaye ngombwa. Rero mu ijambo ry'Imana iyo bavuze ngo kuba maso no gusenga nta busobanuro ubundi twashyiraho no gusenga. Ariko kuba maso ni ijambo ryimbitse cyane, rifite ubusobanuro butangaje. Umuntu aramutse rero ari ku nkike, ariko noneho akaba atiteguye kurwana, nubwo yaba ari kureba umwanzi yaza ariko akamutsinda, sibyo? Bisaba ngo ube uri maso ariko witeguye kurwana, ufite intwaro zose. Mu ntwaro dufite mu by'umwuka, intwaro ya mbere ni ijambo ry'ikimese y'Imana. Kuba maso rero ni ukwiga ijambo ry'Imana buri munsi, hanyuma ukanasenga, niho uba wujuje ibyangombwa. Kwiga ijambo ry'Imana ni nkaho navuze ngo mube maso musenge, cyangwa se mwige ijambo ry'Imana kandi mugenzi ute? Musenge. Kuko mu ijambo ry'Imana niho haboneka imitego nanone ya Satani, niho tuvumburira imyambi ya Satani, niho tubona imitego ya Satani, niho tuvumburira uburiganya bwa Satani. Iyo tutiga ijambo ry'Imana, Satani ashobora kudutungura akadutsinda. Niyo mpamvu rero Yesu yanabwirije abigishwa avuga ngo babe maso kandi bagenze ute? Mbese basenge. Tugomba kuba maso kandi tugasenga. Ni ikintu tugomba kwitaho cyane cyane noneho abasore. Dusome mu Roma igice cyaho cya 13 uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14. Abaroma igice cya 13 ku murongo uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14. Hari amagambo naho akomeye atubwira kuba maso no gusenga. Nuko mujye mugenza mutyo uko muzi yuko
Romans chapter 13 verse 11 through 14. Nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo. Tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimwe urwanya imibiri yanyu ngo ibone uko ukora ibyo yifuza. Aya magambo arakomeye cyane. Ni amagambo akomeye cyane ariko areba cyane cyane twebwe abasore. Aya magambo aratubwira ngo tugomba kugendana ingeso nziza. Aha ngaha batubwiye ngo tugomba kwambara umwami Yesu Kristo. Igihe cyose tutari kumwe na Yesu, tutamwambaye cyangwa se tutari kumwe nawe, byanze bikunze ntabwo tuba turi maso kuko twibona mu byaha. Aya magambo ari kwigishwa abantu bamaze kwakira Yesu. Ntabwo ari kwigishwa abantu bashyashya cyangwa se abantu batarakira Yesu, abatazi Imana. Abatazi Imana twagombye kuba turi kubigisha urukundo rw'Imana n'uburyo yadukunze, tukabararikira kwakira nde? Yesu. Ariko twebwe twaramwakiriye, si byo se? None se urugendo rwararangiye? Nubwo twakiriye Yesu, ariko Yesu ubwe ari gukomeza kutubwira ngo tube maso. Kuko nutaba maso ashobora kuza agasanga utiteguye ukarimburanwa n'abanyabyaha. Nutaba maso urupfu rushobora kuza rugasanga utiteguye ugapfa utagenze ute? Utiteguye. Niyo mpamvu rero nubwo twakiriye Yesu ntabwo urugendo rwarangiye, ahubwo turacyafite urugendo rukomeye. Nutaba maso, bavuze ngo nutaba maso uzisanga mu ngeso mbi. Nutaba maso uzisanga uri mu ngeso mbi zo gusinda, uzisanga uri mu ngeso mbi zo gukora iby'isoni nke, uzisanga uri mu ngeso mbi zo gutongana, uzisanga uri mu ngeso mbi zo kugira ishyari n'ibindi. Uzisanga uri mu ngeso mbi zo gusambana n'ibindi, bitewe n'uko utambaye Kristo, bitewe n'uko utari maso. Nubwo wakiriye agakiza ntabwo wageze ahantu ibyaha bitagenze ute? Bitagera. Ntabwo twageze ku rubibi, ntabwo twageze ahantu ibyaha bidashobora kutugeraho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugume muri njye nanjye ngume muri nde? Muri mwe. Kuko umuntu utagumye muri njye ntabwo ashobora kwera imbuto nziza. Tujyane. Iyo utagumye muri Yesu nawe ngo agume muri wowe, ni ibintu bibiri bitandukanye. Bisaba ngo Yesu agume muri wowe nawe agume muri we. Ibyo ari byo byose twe turi muri Yesu. Nta gushidikanya twe turi muri Yesu. Impamvu twe turi muri Yesu ni uko Yesu apfira ku musaraba, yahaniwe ibyaha byacu, igihano cyacu akishyiraho, aduha gukiranuka twe tudafite. Ndetse ngo umunyabyaha wese uri ku isi, uwabayeho n'uzabaho, uwo wese yari ari mu mubiri wande? Wa Yesu. Twari turi muri we rero apfira ku musaraba. Turi muri we. Ariko hari ikindi gisabwa. Birasaba ngo nawe ube muri nde? Muri Yesu. Niba koko birasaba ngo na Yesu abe muri wowe cyangwa se abe muri njyewe. Mu yandi magambo, iyo umuntu yihannye nta gushidikanya aba afite ubugingo bugenze ute mbese? Ntabwo Imana ibanza kujya mu byo yakoze byashize, kuko ibyo ngibyo Yesu yarabipfiriye iyo abyihannye. Ariko birasaba ngo Yesu abe hehe mbese? Muri wowe. Yesu aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu nakingura urugi nzinjira iwe tugenze ute mbese? Bisangire. Ese hari niba Yesu yaraguhaye umugisha wo kuba wowe uri muri we, ese wowe wamuha amahirwe yo kuba we yaba muri wowe? Aha rero niho hari urugamba rukomeye. Iyo Yesu atari muri twebwe ibintu birazamba.
bura nubwo yapfiriye aba mu isi bose, ariko siko abari mu isi bose bazajya mu ijuru, kuko abatuje Yesu muri bo, abo nibo bonyine bazabona Imana. Abemeye Yesu agaba mu mitima yabo, abemeye Yesu akaguma muri bo. Twese turi muri Yesu, ariko abo Yesu ari mu mitima yabo, abo nibo bazabona iki mbese? Imana. Rero Yesu yari muri wowe, agufasha kuba maso. Mu buryo bw'Umwuka Wera akwibutsa ijambo ry'Imana, akakwibutsa ijambo ry'Imana ariko ryarindi wiga, ryarindi wize. Umwuka Wera ngo ntabwo ajya yibutsa umuntu ibyo atize, ntabwo bishoboka. Ntabwo byashoboka ko Umwuka Wera akwibutsa ibyo utize. Muri Matayo igice cyaho cya 26 dushobora kuba tutarabasome hose, ariko reka turebe amagambo akomeye muri Matayo igice cya 26. Hari amagambo Yesu yihanangirije abigishwa be, ababwira kuba maso no gusenga kugira ngo batagwa hehe? Mu moshya. Arababwira ati igihe kirageze, igihe cyo kugeragezwa kwanyu kirageze. Aya magambo muzasanga muri Matayo igice cya 26 uhereye ku murongo 31 kugeza ku murongo 46. Yesu arababwira ngo igihe cyo kugeragezwa kwabo kirageze, ndetse arababwira ati mwese muri butatane. Ariko Petero arirarira aravuga ati ngewe nubwo bwose abandi batatana, nubwo bwose abandi bakwihakana, nge ntabwo nshobora kukwihakana. Nubwo batatana, nge turubugumane mpaka kugeza ku gupfa. Ariko mureke mbabwire, Petero igihe cyarageze bitewe nuko atabaye maso ngo asenge. Igihe cyarageze yihakana nde? Yihakana Yesu. Ndetse mu gitabo cy'ibihamya volume ya 2 hari amagambo avuga ngo iyo Petero n'abari bagenzi be batatu bari bagiye gufasha Yesu gusenga, iyo baba maso bagasenga ngo ntibasinzire, ngo ntabwo Petero aba yarihakanye Yesu, ahubwo ngo aba yarabonye imbaraga imubashisha kutihakana Yesu. Bega imbaraga iri mu kuba maso no gusenga. Bega uburyo kuba maso no gusenga ari ikintu gikomeye. Iyo turi maso, Umwuka Wera atwibutsa ijambo ry'Imana, tugatekereza ku ijambo ry'Imana twize, maze no Umwuka Wera akaritwibutsa. Satani yaza rya jambo dufite rikavumbura Satani, ndetse tukabasha kumuvumbura. Iyo Petero aba maso, aba yaributse ibyo Yesu yagenze mbese yavuze. Ariko kubera ko yadamaraye akiryamira agasinzira ntabe maso, igihe cyarageze yihakana Yesu. Amagambo atubwira ko iriya saha imwe bananiwe kuba maso ngo igereranya itorero mu minsi y'imperuka, ngo mu saha ya nyuma mbere yuko Yesu agaruka, itorero rizaba riri mu bitotsi byinshi cyane, ngo rizaba rifite ibitotsi byinshi cyane ku buryo abantu bazaba bafite ubute bwo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Abasore turi hano twiga ijambo ry'Imana, ntabwo nkubwira ngo ishyira agatoki hejuru, ahubwo wisubize mu mutima wawe. Ese hari ni bande dufata igihe tukiga ijambo ry'Imana nibura rimwe mu munsi, kandi tugasenga mu rwiherero nibura rimwe mu munsi? Ese hari niba tutabikora twibwira yuko hari tutazaba nka Petero? Imana iturinde iduhe kwisubiraho, kuko nitutaba maso ngo dusenge, umwanzi azaza adutsinde, cyangwa se Yesu azaza nk'umujura adutungura. Kimwe muri ibyo, umwanzi azaza akugushe mu byaha. Niko ijambo ritubwira ngo turi kwigana, ariko tubwira ngo ba maso utagenze ute? Udacumura. Hariho ibintu bibiri, hariho kuba maso mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tudacumura, hariho no kuba maso kugira ngo nanone tudatungurwa n'umunsi w'imperuka. Umunsi w'imperuka kuri wowe ni urupfu, cyangwa se Yesu agarutse. Ibyo byo ni kimwe, kuko iyo umuntu avuye mu mubiri, icyo abasigaje ni iriya saha yo kugaruka kwa Yesu, ariko ibyo yabirangiriye aho ngaho. Ariko bisaba ngo tube maso, nibura dusenge, twige ijambo ry'Imana, dusenge,
twumvishe yuko kuba maso ari ukwiga ijambo ry'Imana, tugasaba umwuka wera ngo aritwibutse. Hanyuma rero ntibirangirira ahubwo tugasenga. Akamaro ko gusenga, reka duhere akamaro ko kuba maso. Akamaro ko kwiga ijambo ry'Imana cyangwa kuba maso nuko igihe cyose umwuka wera kwibutsa rya jambo wize, noneho bikagufasha kuvumbura imitego yande ya Satani, ibyo bikakurinda gucumura. Igihe cyose uhuye n'umuntu agatangira kukubwira amagambo y'amanjwe, ijambo ry'Imana rikubwira ati nyamara aha ibi bintu hari aho biri gushaka kwerekeza, warangiza ukibuka ijambo ry'Imana ukaba uratsinze. Ariko hari n'ikindi kintu gikomeye, gusenga nabyo bifite imbaraga ikomeye cyane, bifite icyo bita power. Ni imbaraga ikubashisha gutsinda, bitanga imbaraga ikubashisha gutsinda, ugashyira amanga, ukarwanya ikibi ufite gushikama. Nicyo gusenga bimaze. Mu yandi magambo, wize ijambo ry'Imana ntusenge, wabyibuka ndetse bikaza ubireba, ariko ukabura imbaraga zo kubirwanya. Ese muri kumva ukuntu bijyanirana? Uramutse uzi ijambo ry'Imana, uri maso, uri no kubyibuka, ariko umwanzi yaza kukurwanya ukabura imbaraga zo kumutsinda. Niyo mpamvu bidusaba ngo tube maso kandi dusenge. Ndetse ngo ntago ari ukuba maso ngo dusenge umunsi umwe ngo iminsi ingana iki mbese. Nuko rero mujye muba maso, dusenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byenda kugenza mbese kubaho. Niba ari ibyo bishuko byenda kukuzaho, niba ari nanone kurimbuka kw'isi kugiye kutugeraho, ese yemwe niba ari n'upfu rugiye kukugeraho, ube maso usenge iminsi yose kugira ngo ibyo byose bitazagutungura nk'ubujura. Hari amagambo nkunda nanone ari mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, nisubi imwe nshaka gusoma ku paji ya 452. Hari amagambo akomeye cyane avuga ngo, gusubira nyuma, aravuga ngo Satani azi neza ko umunyantege nke uguma muri Kristo Yesu arusha imbaraga igitero cy'ingabo z'umwijima. Azi kandi neza ko niba muteye azatsindwa ku mugaragaro. Satani azi yuko umunyantege nkeya, ufite intege nkeya mu by'umubiri wenda no mu by'umwuka, ariko akagira kwisunga Yesu. Azi yuko Satani azi neza yuko nubwo yaza afite ingabo z'abadayimoni zose, adashobora gutsinda uwo muntu. Hari amagambo nyankunda avuga ku gitabo cyitwa Umugenzi. Igitabo cyitwa Umugenzi kigaragaza yuko Kristo yageze mu ijuru, ariko ngo namunyentege nkeya ngo nawe yagezeyo, ariko nyuma hirya n'ino ntabwo yagezeyo. Turi kujyana. Impamvu nyamukiryo nino atagiye nuko yakundaga iby'isi agakunda n'iby'ijuru. Ariko umunyentege nkeya yari afite intege nkeya, akakisunga nde? Yesu. Igihe cyo cyose yageze imbere y'Imana, nubwo rwose nta mirimo myiza yari yarakoze, ariko yerekana ko yasabye Imana imbabazi. Yerekana yuko atarashoboye gutsinda, ariko ko icyo yishingikirijeho ari amaraso ya Yesu. Arangije kuko yari afite urwo rwandiko, kuko yari afite uwo mwenda, maze arangije arinjira. Umunyantege nkeya ariko wisunze Yesu, uwo muntu nubwo Satani ngo yamutera afite imbaraga nyinshi cyane, ndetse afite n'ingabo nyinshi, ntabwo ashobora kumutsinda. Nuko rero Satani yifuza gukura abasirikare b'umusaraba mu gihome cyabo gikomeye, akabubikirana hamwe n'ingabo ze zihora ziteguye gutsotsoba abamunyurira mu gikingi. Aya magambo yantera ubwoba cyane. Satani ahora yiteguye gutsotsoba abantu bavuga ko bari muri Yesu, ariko bakanyura mu gikingi cya Satani. Ni gute waba uri muri Kristo ariko ukanyura mu gikingi cya Satani? Kunyura mu gikingi cya Satani ni ukubwira Yesu ngo uretse gato ndaje, ukaba umusize hano ukayikora twa tuntu tutari twiza.
icyo gihe uba wakuye ikirenge mu gikingi cya Yesu ukajya mu gikingi cya nde? Satani aba yiteguye kukwicira aho ngaho utarasubira kuri Yesu. Yesu we ahora yiteguye kukwakira, ahora yiteguye kubana nawe, ndetse ahora yiteguye kugufasha. Ariko hari ikintu atajya akora, ntajya hata. Yaravuze ngo rwose ngewe umuntu arinjira akongera akagenza ute? Akagenda. Ni umudendezo. Ariko Satani we yagufashe ukuboko kugira ngo uzamucike. Keretse gusa utabaje ngo Yesu ngwino umunkureho. Ariko we ntiwashobora kumucika. Yesu we rero iyo umubwiye ngo rwose ndikumva ndambiwe gukomeza kubana nawe ndigendeye, ntabwo Yesu agufata akaboko, arakureka. Hari amagambo ari mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze avuga ngo abamarayika ngo b'Imana ngo ntacyo bajya bakora ngo iyo abantu bariho badasenga, iyo abantu bariho ntacyo bitayeho, ngo abamarayika bagira agahinda cyane, ngo maze nuko ngo icyo bakora ngo ni ukuturinda, bakaturinda gupfa, kugira ngo hari ubwenge bwacu nibugaruka tugaruke kuri Yesu. Nawe umva, ni nk'uko umwana yakunanira ukavuga ati basi nta kundi nabigenza, arananiye, basi ugakoresha uko ushoboye kose ukazabimenya aho ari, wenda ubishoboye ugashakisha uburyo wamurindira umutekano ahantu ari kugira ngo hatagira ikimwica. Noneho umwana yazashyira ubwenge ku gihe akibuka yuko yababaje umubyeyi we, akibuka yuko atari iwabo, yarangiza akagaruka iwabo. Haba saa sita z'ijoro, saa saba, saa cyenda, ukabona umwana ari gukomanga ngo nkingurire. Hari umubyeyi ambere shangazi afite umwana mutoya utarageza ku 18, ako hari igihe yagiraga atya nko mu masaha y'inagahita aca mu idirishya agasohoka akagenda, ntabwo uzi yabaga agiye. Hey akabiyongiye haba nka saa 9 saa 8, umwana akaza agakomanga nkingurira. Nyina yakwanga kumukingurira akamukingurira, ariko iyo yabonaga agiye yari kumwirukaho se, yamwirukaho akagenda amukurikiye, yavuga ati Mana umfashe kugira ngo uriya mwana iyo agiye agaruke iki? Amahoro. Nguyu umurimo abamarayika bajya bakora. Basi iyo babonye bakomeje kuguhendahenda ngo ugume muri Yesu ukanga, bakoresha uko bashoboye kose bakakurinda muri bya byaha uri gukora, bakakurinda, bakabana nawe, bakakurinda gupfa. Ahari bishobora wenda ushobora kuba imyaka 5, ushobora kuba umunsi umwe, ushobora kuba imyaka 100, nta n'uwayigezaho cyakora, ushobora kuba imyaka 60, ariko abamarayika bakakurinda kubw'umugisha, kubwo gukomeza kwinginga k'Umwuka Wera, umutima wawe akomeza kukwinginga. Abamarayika uko bakomeje kukurinda, wagaruka Yesu akagenza ute? Akakwakira. Arakwangira. Ahari wenda hano harimo ababyeyi, twari Elise ni umubyeyi, hari undi mubyeyi uri hano, hari undi papa cyangwa umumama muri hano. Ababyeyi mureke mbabwire, umwana wawe nubwo yaba mubi, nubwo yakwigira nabi, akagenda ukumva ngo yishe n'abantu, ukumva ngo yakoze iki, ariko iyo agarutse wamwangira, ahubwo urishima ukavuga ati nubwo yakoze ibibi akaba yihannye, ugenze mbese uramwakira wishimye. Hari abantu bibwira yuko bakoze ibyaha ku buryo Yesu atabakira. No, ntabwo bibaho. Nta kuntu wakora ibibi ku buryo Yesu atakwakira. Ahubwo ibyo wakora byose iyo ugarutse ubikuye ku mutima ukihana, Yesu ageze ute mbese? Arakwakira. Mbese ushaka kugarukira Yesu? Yesu yiteguye kukwakira n'umugarukira. Mbese witeguye kuza ukaba mu gikingi cy'Imana, ihora uba maso, ihora wiga ijambo ry'Imana kandi usenge. Yesu yiteguye kukwakira uko byagenda kose. Ibyo waba warakoze byose, hari igihe Satani akubwira ngo ibintu
nyamara ibyo wakoze birakabije, ntabwo Imana yakwakira. Ariko nk'uko Elize akana kamunaniye kakagenda kakakora ibyo kishake, ariko kagaruka kakakira, ibyo birenze uko Yesu yabikora, uramutse uje yakwakira. Mbese twese twiteguye kugarukira Yesu? Nanjye ndimo. Nawe niba urimo, shyira ikiganza hejuru. Witeguye kugarukira Yesu? Hari abantu benshi tugiye twibwira ngo okay, ndi umukiranutsi, ntago njya mva kuri Yesu. Nubwo wacumura, nubwo wacumura isaha imwe cyangwa se iminota 2, ngo wamaze kujya kure yande mbese ya Yesu. Ariko Imana idufashe igiye kuguma mu buntu bw'Imana. Yesu aratubwira ngo jiba maso usenge. Reka dusoreze kuri iryo somo. Jiba maso usenge, byashuwe icyaho cya 3. Yesu arakutubwira ngo jiba maso usenge. Cya 3 umurongo wa 2. Jiba maso usenge, byashuwe cya 3 umurongo wa 2 handitse ngo jiba maso usenge ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Kuko nabonye ko ari nta mirimo myiza mwakoze cyangwa se ukora itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Mbese hari imirimo myiza dukora twakwirata? Nabonye yuko ari nta mirimo myiza ukora mu maso y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise. Ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wagenze mbese. Ibyo twumvise ni byinshi cyane, birahagije ko twabishyira mu bikorwa bikadukiza. N'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Ubyitondere kandi ugenze mbese kandi wihane. Ariko rero ntutaba amaso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Imana igiye kugaruka, igiye kugarukira Yesu. Abamarayika baraturinze mu byo twakoze byose, bazishima babonye tugarutse. Imana igiye kugaruka, igiye kuba mu buntu bwayo, kandi igiye gufata umwanzuro mwiza. Mbega we, nta soni biteye kuza kuri Yesu. Ahari twebwe wenda tujya tugira isoni zo kwihana, ariko iyo twihanye Imana irishima cyane, ikanezerwa. Ndetse nubwo bwose baturebanye imbabazi ndetse bakatugaya abamarayika, ariko iyo tuje ntabwo bongera kutugaya, ahubwo baratwishimira. Imana idufashe igiye kugarukira Imana, igiye kugarukira Yesu, igiye kwita ku byo twumvise kandi dukomeze ibyo twakiriye, kugira ngo ubwo Yesu azaza ntazadutungure, ahubwo azasange twiteguye. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka mwami wacu, abana bawe turagushimye cyane kandi turaguhimbaje, kuko waduhaye imbabazi hakiri kare. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ahari ntabwo twagombye gutinyuka kuza imbere yawe dukurikije ibyo dukora, ariko mwami kuko washyizeho imbabazi, waravuze ngo nihagira ucumura ni wowe witeguye kutubabarira. Turakwinginze ngo wakire imitima yacu kandi uyezeshe gukiranuka kwawe. Turagusabye kugira ngo uduhe kuba maso, uduhe guhora twiga ijambo ry'Imana kandi dusenga, uduhe guhora turi maso ibihe byose kugira ngo tutazatungurwa. Ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.